Umuhungu wanyu Piyoni Kaswezi ngi ni Legacy TV. Anga imbere yanjye ndimo ndahabona abamama bane harimo uhetse guhera ibumoso, reka ntagire mbaganiriza ndebe niba twafatanya urugendo tukagera aho tugiye banyibwire. Komera cyane. Amakuru yawe urakomeye cyane. Nawe umenya agasozi kakunaniye. Mama umeze nawe? Kabanze mbasuhuze mwese mutagira ishyari ngo nasuhuje umwe. Komera. Njye nitwa Piyoni kandi umukozi w'umunyamakuru wa televiziyo yitwa Legacy ikorera kuri YouTube. Nenshi kugira ngo tuganire niba hari aho munagiye dukomezanye urugendo umuntu wambwire story zanyu. Mbere na mbere ndahera kuri ngo uhetse umwana kugira ngo ariyo nganiriza ashobora kuba ari mukuru muri mwe mwe munyagukuru wanjye. Mama komera cyane. Witwa ndetse? Nitwa Nishimwe Brigitte. Turanitirana. Nanjye nitwa Nishimwe. Mani nahimbazwe. Ndi kubona uhetse umwana. Imetse bebe. Ushobora kuba uri umubyeyi mwiza. Akabebe uhetse n'agahungu n'agakobwa. N'agakobwa. Nawe wakabyaye se? Njye wakabyaye mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ushatse kuvuga iki muri batisimo? Ni marayika murinzi wako. Marayika murinzi? Marayika murinzi ku muntu dukurikira ashobora kutasobanukirwa. Wivuze marayika murinzi wabishatse kuvuga iki? Ntago ari wamubyaye. Sobanura umubyeyi w'imbabazi. Uba igihe cyose ashobora kurera umwana. Ufite ibibazo. Yego. Ufite umubyeyi wahuye n'ikibazo. Ubwo uwo mwana ukamufata ku buryo umurera nk'uwawe gakura neza nk'abandi bose. Uvuga ngo uyu mwana wamufashe wamubyaye yaragize ikibazo ushaka kumurera. Yego. Okay, byaje kugenda bite se kugira ngo umubyeyi agire ikibazo? Byahereye nyine ikibazo cye n'iki? Mama we yararwaye cyane. Abura amashereka yo kumwonsa, abura n'imbaraga zo kumurera. Yego. Biba ngombwa ko njya kumufata kuko mama we yagombaga kujya se yashika kubagwa kandi nta muntu uri bumufashe. Atanigishoboye no kumurera, nta bushobozi afite bwo kumurera. Okay, uwo mama se ni biki arwaye? Mama yagize ikibazo cyo mu bihaha. Cyo mu bihaha. Okay, uwo mama se burase muraza kudufasha tukamugera hari aho twari tugiye tukaba twasubitse tukabanza twanamuganiriza. Ubwo bibaye byiza twakomezanya urugendo mukamugeraho kuko n'ubundi natwe tugiye kumusura. Nanjye nikundira bari inkuru nk'izo ngizo zifite izo zafasha abantu cyangwa se zisabira abantu ubufasha. Urugendo nari ngiye ndarusubitse n'ubundi nari ngiye mu bintu bidakomeye cyane, reka twikomerezanye. Ariko mbere ko dukomezanya reka tubane tugenda tuvugana gakeya. Umutima wo kugira ngo uvuge ngo ninjye ugiye gufata umwana we murere, umutima wukuye. Mama ari inshuti yanjye. Yajyaga yambika undi mwana nanone yareraga nawe naratoraguye. Akajya amuzanira imyenda, amutuma akana imyenda ku giciro cyiza. Yego. Ubwo mama w'inshuti ye aza kumbwira ikibazo yagize. Njya kumusura. Sanga nyine n'akana kameze nabi kuko kari karavutse igihe kitageze. Wasanye icyo gihe ari we ugafite nta n'umuntu umufasha? Yari agafite konyine atanabona n'imbaraga zo kukonsa, rimwe na rimwe yabana agateruka akagwa hasi. Kuko nawe yari inshuti yanjye arambwira ati mama teta ko unambitse teta wamureze utamuzi utazi ababyeyi be wafashe nanjye uyu nguyu wanjye ko njye ndi inshuti yawe. Yego. Ndamubwira ngo yanagora gufata umwana nta bandi bantu bahari. Mwari musanze muziranye mu mama? Yambitse uwo mwana muto wundi nawe naratoraguye nawe nareraga. Okay, ushobora kuba ufite umutima mwiza wo kurera. Ni impano Imana yarahaye umuntu. Uri Imana, imigisha y'Imana kuva mu ijuru gusanga ngandi ndimo kuyibona. Yeze umwonsaho kuba bavuga ngo abagore hari ukuntu bonsa abandi bana cyangwa wamutangirije ku mashereka nako ku matakiza? Narayo ndamuzana umuha amata y'inyange. Muhaye amata y'inyange mbona amata ari kumugwa nabi kakajya karuka kakadiyara. Mbona ahubwo kagiye kumera nabi kurusha uko kari kameze imbere. Ubwo ntago nari kumwose kuko ngiye umwana wanjye muto afite imyaka 14. Yego. Biba ngombwa nyine ko mushyira ku mata nabonye ashoboye. Yakugura France. Ndayazi. Niyo mata umwana we. Bisigaye bigenda neza? Ubu kameze neza n'ibiro biri kwiyongeza. Ubundi wamufasha afite ibiro bingahe? Numvaga ari nka kimwe n'igice. Kimwe n'igice? Ampaye. Hano bafite ibiro bingahe? Kimwe ntabwo cyari cyuzuye? Nacyo gishoboka kuba cyari kitari cyuzuye kuko no kugaheka byarananiraga no kugaterura. Ukamaze kugira bingahe? Ubu kari muri 5. Oh my God, Imana iguhe umugisha kweli. Kanivugishije n'uyu mama wanjye. Mama komera nawe? Wese bakwita nde? Banyita Nirere Christine. Nirere Christine. Nawe uri inshuti n'umuryango cyangwa uri inshuti n'abangaba mukaba mwaje gusura uwo mama?
Ndi inshuti y'uwo mama urwaye. No muri inshuti cyane. Ajya kurwara se byatangiye gute kugira ngo mone atangiye guhinduka? Ubundi njyewe ndi umuntu wakundaga kuba ndi kumwe nawe cyane kuko twarakoranaga ducuruza. Yego. Nyine byatangiye akajya ambwira ngo arumva ukuboko kurimo kumurya. Sinibuka niba ari ukw'iburyo cyangwa ukw'ibumoso. Yego. Bigeze aho kubera ko yabaga muri Onapo, namubwira ntiwasanga ari Onapo genda uyikuremo. Yego. Ayikuramo. Ariko amaze kuyikuramo birakomeza. Bigera aho ajya kwa muganga, bamwandikira guca mu cyuma. Agiye guca mu cyuma, nagiye kubona mbona anzaniye ibipapuro bingana gutya. Ngo bamusanze ibihaha bye byuzuye amazi. Agasana. Ubwo icyo gihe kwa muganga baramufata baramuvoma. Icyo gihe twanaramusuye turi benshi. Yego. Ariko uko bwagendaga bukene ko yarushagaho kuremba cyane. Ubwo baramuvomye nyine. Bamuvomye nk'inshuro 3 hano kuri hopitali, kuri ibitaro bikuru bya Gisenyi. Bigeze aho asa n'umuntu utangiye koroherwa arataha. Hashize nk'ukwezi ari no kwihangana ashaka nko kuza mu kazi atangira nk'iminsi 3 gutyo. Arongera araremba. Ubwo biba ngombwa ko hariya hepfo ku bitaro bya hano Gisenyi bamutransfera i Musanze. Ageze i Musanze ngo ariyo bajya kumubaga. Ubwa mbere yagiye se hashika. Baramubaga. Bamaze kumubaga arataha. Agarutse arongera araremba. Bamwohereza i Musanze. Ageze i Musanze nibwo banasanze anatwite inda ifite nk'amezi 2 gutyo. Mama wiriwe? Yego. Umeze neza? Neza. Abanyarwanda tujya tuvuga ngo tumeze neza nubwo bimeze nabi. Njye nitwa Pionika. Umunyamakuru wa Legacy TV. Witwa nde? Nitwa Makuru. Makuru. Ufite n'akazina keza. Makuru icyo bisobanura Makuru? Bisobanuye utarasoma nk'icyaha. Izina rihabwa abantu beza cyane. So ahangaha turaje twatuje gusura abantu bakubonye kuri Legacy TV bwa mbere. Watangira ubibwira uri muntu ki, wavukiye he, ukurira he? Umuntu usanzwe wavukiye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Rwaza, umudugudu wa Rucyamo. Umudugudu wa Rucyamo. Nanga tugusanze cyangwa aho waje kwimukira nyuma? Ahangaha niho navukiye, ariko aho nabagaho narashakiye ni ahantu bita kuri college. Nyemeramihigo. Okay. Wavukiye mu muryango w'abana bangahe? Umuryango w'abana 6. Umuryango w'abana 6. Uri umwana wa kangahe? Wa 5. Umwana wa 5. Ukukirwa na bucura. Okay. Wigeze ujya mu rwego kwiga? Narize ngarukira mu wa 5. Secondaire primaire? Primaire. Kuri turi gukikiriza amasomo byaje kugenda gute? Naje gutegwa inda. Biba ngombwa ko mpagarika amashuri. Watewe inda wiga muri primaire? Ubwo ufite imyaka ingahe? 14. 14. Watewe inda ku bushake cyangwa bagufashe ku ngufu? Bamfashe ku ngufu. Bagufashe ku ngufu. Waje kubyara uwo mwana? Ugeze ujya mu buyobozi kurega cyangwa warabuze kambyakira n'undi akaje karemerwa ubuzima bukomeze? Ntago nagiye mu buyobozi kurega. Narabyakiriye. Kubera ko ubuzima nari ndimo akenshi abantu b'abakene ntago bakunze kwakira ibyabo. Wari umukene? Umuntu agutenda se mwarakundanaga cyangwa ni umuntu mwahuriye aho ngaho utazi ngo byaje kugenda bite? Ntabwo twakundanaga, nari mvuye ku ishuri. Uvuye ku ishuri? Wamubonye agutenda birarangira cyangwa ubuzima bwongeye gukomeza by'urukundo kuba mwarabyaranye umwana mukaba mwanakundana bigakomeza? Ntabwo byigeze bikomeza, byarangiriye aho ngaho nkomeza ubuzima njyenyine. Waje kubyara se basaza kugusura? Oya, kwezi z'isaha ntabwo yari yansura. Ntabwo aragusura? Hano ubwo azi umwana? Kumumenya yaramuzi, kuriya guhura n'umwana mu nzira
bakamubwira ati dore uriya ni umwana wawe. Okay, numva bitoroshye disi. Icyo gihe se twita mama wawe yakubwiye cyangwa se mu rugo bakwakiriye gute? Ntabwo bigeze bambwira nabi, barabyakiriye. Babonye nyine ari ibintu bibagwiririye babyakira gutyo, kubera ko n'umwana ntabwo nigeze mwonsa ni amabere, nibwo yari yatangiye kuza bajya bamuha amata y'inka. Bajya bamuha amata y'inka. Okay. So rero tuza aha ngaha twasanze uri mu mugozi, ufite n'icyuma mu ntoki ushaka kwiyahura, kandi kwiyahura urabizi ni icyaha kibi n'Imana itababarira pe, kuko ibintu byose wabikora ariko ntigikibabarira kuko uba wiyatsa ubuzima. Kuki warabatekeye icyaha gikorwa nawe kwita ko ari igikorwa kigayitse? Ni ukubera ikibazo cy'uburwayi maze igihe mfite, nkaba narabuze ubushobozi bwo kwivuza, n'umugabo twashakanye nawe akaba yaranyirukanye. Najyaga mbona ku isi ntacyo nkimaze, amahitamo ari ayo kuyica. Uburwayi warwaye ni ubuhe? Ni uburwayi bw'ibihaha, nagize amazi menshi mu bihaha. Wize amazi menshi mu bihaha? Okay. Bijya gutangira byatangiye muhe mwaka, ibimenyetso wabonye ni ibihe? Byatangiye 2019, nkajya numva umusongo uri kunkubita mu mbavu, nkajya ndibwa n'urutugu cyane, nkagira ahari ni umunaniro wo kwirirwa nembera ndi kuzunguza nshaka ubuzima. Igihe kigeze ntangira kujya mbura umwuka nkikubita hasi, nibwo nagiye kwa muganga guca mu cyuma, bageze barambwira ati nta mazi mfite mu bihaha, banshira mu bitaro batangira kujya bamvoma. Bigera igihe birananirana banyohereza cyangwa, mpageze amazi yari yarasatiye umutima, cyangwa baramvoma, mvayo norohewe. Ndangije ndategereza, haza kugera igihe tena numva ntangiye kugira imisonga noneho ikaze. Tubiye kwa muganga barambwira ati ngo ibihaha ngo byarangiritse, amazi yabaye menshi, banyohereza Ruhengeri. Nari mfite inda y'uwo mubebe. Yego. Ngeze Ruhengeri, kubera ko nari mfite inda, baravuga umuntu ufite inda nta mahirwe bafite kuba nabaho. Banshomeka ibyuma kugira babage, mu kubaga babaga aho hantu hatariho, bacomekamo itiyo kugira bakurure amazi, amazi arabura. Barangije baransezerera ati ngo nidahe, ngo amazi bayabuze. Nibwo igisebe cyanze gukira, nkajya ntangira gucisha amashira mu kanwa. Bigera igihe umugabo anjugunya mu nzu kubera ayo mashira. Nibwo nihanganye nsubira kwa muganga, mpageze mu guca mu cyuma basanga ngo igihaha cyarapfumutse baracyangije. Banyohereza CH, mbura ubushobozi bwo kujya kwivuza. Okay. Umugabo wawe turaza kumugeraho nyuma, reka tugere kuri icyo kibazo cy'intuza cyo kuvuga ngo baragutoye, bagutorana atariho. Ese icyo gisebe cyaje gukira cyangwa n'ubu ngubu kiracyahari? Na n'ubu ngubu kiracyarimo imbere. Kirimo imbere mu nyama z'imbere cyangwa kiri inyuma? Mu nyama z'imbere. Mu nyama z'imbere? Na n'ubu cyanze gukira? Cyanze gukira. So ayo mashyira yaza agaturutse muri icyo gisebe ukacisha mu kanwa? Nacisha mu kanwa. Ese abaganga se kuba baribeshye bakavuga bagatoborana batariho, wabimenye ute cyangwa baje kubikubwira ko gati twibeshye bigenda gutya? Ntago babimbwiye. Impamvu navuze ko ari bo nuko nagiye hepfo maze guca mu cyuma Gisenyi, bakabona cyaratobotse kandi ayo mazi n'ubundi atarigeze ayakuramo, amazi yakirimo. Aho yakagombye gutoborera se ho yatoboreye. Hari ikintu wakomojeho cyo kuvuga ngo bagutoboye intuza ibihaha byawe, kandi ibihaha bitubutsa akenshi umuntu abura umwuka. Ujya ugera igihe cyo kubura umwuka, guhumeka, icyo bita kwinjiza umwuka, akenshi nicyo kintu kibitera kikaba cyabura. Umwuka ujya ukubana mucyo kumva wabaye muke? Nari uwo mwuka uba muke cyane, nkumva naheze.
iyo ugezeyo ubigenza ute kugira basi wongere ugarure ubuyanja? njya kubona ngarutse sinzi, hari igihe ngenda nkabura umwuka bakagira napfuye bakabona ndagarutse, sinzi uko bigenda. muri ubwo buzima bwawe butoroshye bwo kubaho muri ubwo bintu bitoroshye, aho ujya ku bitaro ubura umwuka ukabura ukwitaho, ninde muntu ahangaha mu rugo mubana wo kwitaho ukavuga uti basi nabonye umuntu unyitaho bigenda neza? ahangaha nta gihe mpamaze nk'ibyumweru 3. ubundi wabaga uri he? nabaga niyo ngiye kuri koleji. aho wari utuye? ubwo ninde kwitagaho icyo gihe mu buzima butoroshye? nta muntu nari mfite uretse uyu mwana niwe nabanaga nawe. wabanaga n'umwana muto akwitaho? akanyuza, nakenera amazi akayama, abaturanyi bakamutekera. ngiye kubera ko ubuzima bwanjye ni ubwo kuribwa gusa nkataka, nta kindi. ugitaka birenze urugero? ahantu hakunze kurya ni ahantu uribwa ukumva birakabije? n'izi mbavu. mbavu niho wakurya? ndi no kwitegereza cyane, nabonye ukuntu uza kuri abdomen cyangwa se ku nda yo hasi ushobora kuba ufite ikibazo, ndi kubona ukuntu urimo guhumeka n'ukuntu yifoye, ntabwo ari ahantu hameze nk'ari normal. hari ikindi kibazo ushobora kuba ufite ku nda kirenze kuba ufite ikibazo cy'ibihaha? ikibazo mfite ni imbavu zatozemo imbere. zagiyemo imbere? ese kuba waragiyemo kw'imbavu imbere, nta wigeze ujya kwisumisha wenda bakubwira ngo hari ikibazo gishobora kuba byarangirije kumara, cyangwa ubushobozi bwakomeje kubura ntiwajyayo? ubushobozi bwarabuze sinajyayo. ubu buribwe ubasha kububamo ute ko nzi ko ibintu bitoroshye? uburibwe bukamfata cyane. njye ikintu ndwanyirizaho mbese ni icyo kwica, kubera ko mbona uburibwe mfite nta muntu wabumfashaho, nkabona ntabyihanganira. njye ikintu ndwanyiriza ni ugushaka uburyo niyica bikanga. kandi atari byiza muri Bibiliya gusa, nk'uyu munsi tugusanze wimanitse, rero ntabwo ari byiza mama. ni ukuri iki byakuje mu mutwe? utekereza iki bivuze ngo ngiye kwiyica koko? ni ukubera ubuzima mbayemo, kubura ibyo kurya, nareba n'abana mfite, natekereza n'uburyo papa wabo yanyanze n'uruhinja, nakurikiza n'uburibwe nkumva ntacyo maze ku isi napfa. ntuzongere gutekereza gutya mama, sibyo? numvise ufite n'akazina keza, se wajyaga usenga? najyaga nsenga. kandi uzi ko ibintu byose umuntu akora Imana itabarira ngo ni bibiri, ni ukwiyica no kuyituka. ntuzongere kubitekereza, sibyo? dore turahari buriya kugusura, gusura umuntu ari kugira muganire gusa, ahubwo ni ukugira ngo umuntu abe n'inshuti mu y'umuryango. igihe utekereje kwiyahura kugira ngo wiyahure, ushobora no gusohoka hanze ibibazo ufite ukareba hariya mu muhanda turimo kureba inyuma yacu muri background bari kureba kuri gasi bari kubibona, iyo utekereje ukareba ahantu ibyo bintu birashira, sibyo? nabonye ku mafoto wanyeretse tugusanga hariya mu nzu ugiye kwiyahura kuri iriya, ari amafoto meza kera wari umukobwa mwiza ubyibushye, n'ubwo uracyari mwiza pe, biragaragara no ku isura abantu benshi banakwifuza pe, wari mwiza cyane. kiriya gihe wapimaga ibiro bingahe cyangwa se wangana gute? kiriya gihe napimaga ibiro 65. nta kibazo nari mfite. ubu ngubu ufite ibiro bingahe? ubu ngubu ni 30. ufite ibiro 30? agasana. ubu si ubwo ngubwo iyo urebye ari amafoto y'ibukumi, ukuntu wari umeze uryoshye, uri umukobwa mwiza umuntu wese yakwifuza agaparika n'imodoka, ukureba ubu ngubu ukuntu umeze, ni irihe somo wigusigira, cyangwa se ni ikihe kintu ushobora kubwira abantu badukurikiye ahangaha bitewe n'uburyo ubuzima bwose umaze gucamo? nkurikije uburyo nari meze, iyo ndebye ariya mafoto mbona nta muntu wakirata ku isi, ko ari igihe kigera ubuzima bugahinduka. uwo ari we wese yajya areba ubuzima arimo akabona yuko igihe cyagera agahinduka. ni iki ubwira abakobwa bangana nkawe bari bameze kuriya, wumva ko ubuzima butahinduka mo kuba mu buzima bwo kuryoshya gusa, cyangwa se icyo ngicyo reka nkizaho nyuma, utararwara ikintu wakoraga ni ikihe? ese ubuzima bwawe lifestyle yari iteye ite kiriya gihe? ntararwara ikintu nakoraga, najyaga nzunguza, nta kibazo nari mfite. najyaga njya kurangura imyenda, nkatembeza mu muhanda, nta kibazo nari mfite.
iyo ugiye muri appareil yawe ukara amafoto yawe ukireba ubu ngubu ku mutima wawe ni icyo wumva utekereza cyangwa se wiyumva ute? iyo ndebye amafoto nareba n'uburyo meze ubu numva niyanze cyane, mbona nta n'umuntu wankenera, nta n'umuntu nkabona nta n'umuntu nanakicarana nawe, nkumva nshaka kubaho njyenyine ku bwanjye, nkifuza no kwifungirana ahantu mu cyumba njyenyine ku buryo nta muntu uzajya mbona. Uriko ubona ko ukunzwe ariko ntuzongere kubitega, sibyo? Ubonye ko nagukunze, ifoto yawe ndayitahana ndayishyira muri salo yanjye, sibyo? Uraza kubinkorera? Ndayigukorera. Ko wagira ngo wakonje? Oya, ntabwo njya ngira ubukonje. Ndebe mu kiganza cyawe ukuntu hameze, icyo ngicyo numva ugishyushye. Okay, noneho nabashije nk'ujya mu magambo menshi cyane, niyibagiza ikintu cy'ubushobozi urimo kumbwira. Mbere yuko tugera ku bushobozi bwo kwa muganga, ahangaha uri icyo kurya kiraboneka, ujya urya basi bikabasha gusayidira mu burwayi, cyangwa ni bunini bwa bukene ujya uburara ukanabwirirwa? Bwa bukene iyo byabonetse narya, iyo bitabonetse naburara. Ukaba urara unarwaye? Nta n'umuntu ufite nimero basi wanahamagara akakoreza wenda tuvuge n'agaceri nk'ikiro? Umuntu ndamufite ariko nawe cyangwa barakurambiwe kubera igihe umaze? Oya, ntabwo yigeze anamirwa, ni bano turi kumwe, ariko njya mbona ni kubagora cyane, njye bikantera isoni, mwihanganira ubuzima ndimo. Wajya ubikora buriya uhuye n'Imana, Imana yakutugejejeho, sibyo? Iza kurira, sibyo? Ihangane tuganire basi, uraza kurandaza kugoza nyuma. Hari ikibazo? Ntacyo. So ubu ngubu se basi iyo ugiye kurya, ikintu ubasha kurya ni ikihe? Ikintu mbasha kurya ni imvange. Imvange y'ibirayi? Kamara se wigeze bakubwira ko ariyo nziza basi ku mubiri, cyangwa niyo ishoboye? None se kari nibyo njya mbona, icyo mbonye nakirya n'ibijumba nabirya kubera ubuzima. Ubu ngubu ukumbuye kurya iki kintu wumva waryaga mbere utakibona? Ikintu ukumbuye kurya ni ikihe? Ni isamaki. Isamaki urayikumbuye? Kameramani Miguel, isamaki mama wacu aze kuyibona. Hari umugabo witwa West ukora kuri Classico Beach, urumva? Ndaza kumubwira agasamaki araza kukugezaho, niba ari kukumbeka kujyayo, sibyo? Ntuze kugira ikibazo, baza kuyibona, sibyo mama? Urayikumbuye cyane? Cyane. Ukayikumbura itetswe n'iki? Igitoki. Isamaki n'igitoki? Uraza kubibona kubw'Imana, nitusoza ikintu ndaza kumuhamagara aze kubigukorera, sibyo? Okay. Nawe se ubushobozi bwo kwivuza bwo uko byumvikana bwose ntabwo bufite, kuko ntabwo ari ubushobozi bwo kurya ngo kwivuza ububone, sibyo? Bwo kwivuza narabubuze. Ujya muri zo za CHK na za Faisal, amafaranga baguciye nangahe? Banciye 1,5 miliyoni ngo nibwo navurwa nkakira. Nayo ngayo gusa? Ubuse mu muryango wawe nta muntu wenda basi washobora kwitanga nka 1/2 cyangwa baramubuze na mwese mumeze nka gutya? Bose ni gutya, tumeze gutya, muri kuhabona ni umuryango umwe. N'ibihumbi 20 ntago babibona. Yego. Birababaje cyane. Kubw'Imana bizaza kuboneka, kuko burya ngo haratera abantu bafite umutima ufasha, abantu bashobora gukora ikintu kiganiro bakaza gufasha ukabona ubushobozi bwo kwivuza, sibyo? Reka tuze kuri uwo mugabo. Umugabo wawe mbere na mbere mujya gukundana, mwakundanye, wa mwana wambwiye baguteye inda bagufashije ku ngufu, yarabizi ko mufite? Yarabizi ko mufite. Mwaje kubyarana abana bangahe? Twabyaranye 3. Abana 3? Uyu nguyu watubwiye bagiye kwivuza utwite, nawe niwe wa 3. Yakwanze waramubyaye cyangwa yakwanze ukimutwite? Yanyanze nk'imutwite. Kandi nabonye no muri appareil mwarakundaga cyane muri album ufite. Yakwanze unavuga akakwangiye iki? Yakwangiye kubera ko wazanaga yamashyira mu kanwa, cyangwa yakwanze avuga ati n'ubundi ngubu ndabona ibiro biri kugenda, nta kiri wa mukobwa nifuzaga kuva kera? Kubera ko nari nararwaye cyane, narahengamye ngendera urubavu, yambwiye yuko ntakiri umukobwa nkasigara mbona nk'umwanda, ambwira yuko ntanabyara umwana muzima, mu kubera ko nzana amashyira mu kanwa n'umwana yaraboze, biba ngombwa ko njugunya mu nzu. Yakujugunye igitwite?
ese iki gikorwa cy'ubunyamaswa umugabo yagukoreye kimeze gutyo ukaza mu mubare bukomeye n'ubwo uracyawufite akakujugunya akaguta ubu ngubu waramutse akugarukiye akagusaba imbabazi gutyo umeze wamubabarira cyangwa byararangiye ntiwamubabarira? Byararangiye ibikomere bihambaye ntabwo namubabarira. Byararangiye. Ni iki kindi wabwira abagabo b'inyamaswa bameze gutyo cyangwa se abagore wumva ko umuntu bakundanye ntibageze mu bibazo tuvuga urugero nagukunze ufite amaguru yombi ufite amaboko yombi ugakora accident ugaciye ukuguru ntakumva ko naguta kandi mu by'ukuri ntabwo mbona nakunze amaguru yawe cyangwa amaboko yawe. Iki kintu wabwira abantu b'inyamaswa bameze gutyo? Ikintu nabwira abantu b'inyamaswa bafite imitima nk'iy'umugabo wanjye yagize, ikintu nabagira inama ntibakajye banga abagore babo ari uko bahuye n'ibibazo by'uburwayi cyangwa se bange abagore banga abagabo kubera ko bahuye n'ikibazo cy'uburwayi, kubera ko hano turi ku isi ntabwo umenya ahantu uburwayi buza buturutse. Ni ikintu cyiza gitunguranye, bagakwiye kujya babakunda mu buzima bwiza n'ububi. Noneho ujya kurwara nako ujya kubyara wabyariye mu rugo cyangwa wabyariye ku bitaro? Njya kubyara nabyariye ku bitaro. Ubyariye ku bitaro barakubaze se cyangwa mubyaye mu buryo busanzwe? Namubyaye neza. Imbaraga warazibonye? Namubyaye adashitse, mubyara neza. Ibyishimo wagize ukimara kubyara uwo mwana abantu bagutoteza bavuga ati azabyara nk'uko umugabo wawe w'inyamaswa nakwita w'igifura, nanjye kumutuka ko hari ibitutsi utavugira ngaho imbere ya mikoro cyangwa se imbere ya kamera ukabona abyaje ari umwana wishimiye, ubwo byacyo bite ku mutima wawe? Narishimye cyane kubera ko njya no kwa muganga inifata ni njye wijyanye, abaganga nabo birabatungura ariko ntabwo byabatunguye cyane kubera ko n'ubundi bari bazi ikibazo cy'uburwayi bwanjye bankurikirana, nabo barishimye ntabwo byigeze bintungura. Yego. Noneho mbere yuko nganiriza abantu twazanye ngaho baje gusura manzi mvugira ariko n'ubundi turagaruka gatoya kuko njyewe urabona iyi interview irababaje cyane pe, iteye n'impuhwe ariko njye ntabwo mba nshaka kugira ngo dusoze interview n'umuntu ababaye, isoza yishimye kugira ngo abone ko n'ibyishimo bijyari cyangwa se ibyiringiro byo gukira bigihari. Mbere y'ibyo ngibyo byose ubuzima icyo bita mu cyongereza gukora describe y'ikintu, ubu nciriye mu magambo uwumvugira mu magambo make nk'umuntu utumwe uvuga ubuzima. Icyo nakoresha wacyumvise neza? Ni ukuvuga ngo tuvuge nk'ubu nshaka kuvuga umuntu ubuzima navuga ngo iki kuvuga ngo wenda tuvuge betse ngo urugero nko kuvuga ngo umuntu nshaka kuvuga ngo arabavuga ngo nk'umukiratini ngo homo homini lupus, umuntu ni nk'ikirura, umuntu yaguhinduka isaha ku isaha, umuntu ni umuyaga, umuntu ni ivu, niyo description nshaka kugira. Wamuzanira agakote nkamufubika ko ubwo nimba bigeze akantu gapfuka agakote wabyumvise ndi kubaza noneho nsobanura nk'ubuzima ukuntu awubonye kugeza ubu ngubu wumvugira nk'umuntu utumwe. Ubuzima uko nabubonye isaha n'isaha ubuzima buraguhinduka. Saa izi iyo ntaza kugira inshuti zanjye zijye zinkomeza nubwo basanze ngiye kwiyahura, ndetse nkambika agapira nta kibazo tubwira, nubwo basanze ngiye kwiyahura ariko babaye hafi, ariko ubuzima ni ikintu gihinduka, ni ibyo ngibyo ushatse kuvuga. So noneho uba wicaye ahangaha gatoya nganiriza abantu nabo batubwira n'ukuntu ari kwibona ahangaha cyangwa se kuba kwakira n'uko dusanze ahangaha bimeze, sibyo? Ntuze kurambirwa. Umukecuru ndabona uri mu wacu, sibyo? Ahangaha dusanze uyu mubyeyi arimo kwiyahura ashaka kwiyambura ubuzima. Mbere na mbere kubona umwana nk'uyu muto nk'umuntu w'umubyeyi ashaka kwiyakura ubuzima n'ubwo ababaye bwose, ubibona ute cyangwa se wabyakiriye ute? Ukunda ubuzima bw'umukobwa mahoro, ubuzima umubiri ubyara udatse. Mahoro yari ari umwana mwiza pe, ufite umubiri waramubonaga ukavuga ngo dore umukobwa, ariko haza ikintu cyo kumwangiriza, cyo kumutera ubuzima, kumutera umwanga mubi, kumutera umubiri mubi. Natwe twarihebye
dore ngaho twicaye twese turukurira yego twese nta buzima dufite. Nagiye kumureba k'uwo mugabo avuga, navuye narize mbese ndi kuvuga ngo Imana iguhe iruhuko ridashira, ariko ku bubasha bw'Uwiteka kugeza ubu aracyatera akuka buhoro buhoro, turacyamurebesha ijisho, ariko bitewe n'imikorere mike twarashakatsatse tuvuze biratuyobera. Ahubwo natwe ugutabaza kwacu ni ukwitabaza mbese ng'amahanga ngamwe mukaza muradufasha, niho twenda kintu twakwishoborera. Wa mugani ng'ukundu yavuze yatagira inshuti, ubundi kugenda ubituje niko kwiza, yataza kugira inshuti aba yaravuye mu mubiri. Dore ngubu ndashaje pe, nanjye nta kintu njoboye, ngifite nakimuha kuko ntacyo namwima, ariko bitewe n'imikorere mike no kutagira ikintu ugira muri kamera ntakiza kujya bizatuma aducika bitewe n'imikorere mike. None uw'amahoro gusa icyo dusigaye tumukorera ni kujya gusenga, tukavuga ihangane usenge Uwiteka we kuki yagukorera, gusa nta kindi tukabihanga amaso. yego mu kanya rero mbonye urimo kurira, ayo marira yawe yaje wibutse ikintu cyo waributse kugira ngo uhiturire? Icyatumije mu kanya ndira, namugezeho ndarira pe, nabu naravuze mbona mbese nabwo yongeye kujya kure, mbona agiye kure bituma ndira. Uyu mubiri uko ndeba nari ndi umukecuru mwiza, naratambukaga bakavuga ngo dore umukecuru, ariko nabasigaye baravuga ngo dore ukuntu ugenda kiratagataga. Uyu mubiri urawusiga ukawunezeza, ariko wakwanga ukaba gukwanze. Ndavu imiti y'ikinyarwanda naranyweye biranga. None rero mu kanya musanze ndi kumubwira rero mahoro, tuvuga ngo baguhaga imiti, hari n'igihe bazagupfunyikira parasitamoro ugasanga noneho ndakigenda. Nagiye igoma bambeza parasitamoro kandi atari zo bambaga bitewe no kundambirwa. None rero ntabwo bazamurambirwa, leta yacu ikurikirana abaturage bayo kandi neza. None rero aho bigereye ni ukwitabaza abandi nk'abari abakobwa nyine ng'ukundu bamubaye hafakama hafi, ahubwo tugize n'Imana namwe mutwegeye, yego namwe bamagira icyo mwadukorera. Cyecu murakoze cyane, katuvugisha n'abandi bantu nabo twazanye nako tubavugishe, komeza umusinye kamujye mumwitaho, murakeneye gukaraba umukarabye unomesere n'utwenda urafite isuku ngo twasanga yifite, yahoze n'umukobwa ugira isuku. Ngese ntashobora kumesa, nawe urashaje ntibabishobora, ntabwo njoboraga no kugenda. Nta kibazo, abandi bazajya bamwitaho, sibyo? Murakoze cyane. Nawe urakoze, Imana ishimwe. Ya mama nawe twazanye tuzamukana imisozi, dusanga mama wacu arimo gukora ibintu bidakwiye. Kuri wawe ugifashe ute cyangwa se wabyakiriye ute? Yego twari tuzanye, niwe wari wantumyeho ngo umuzanire umwana ngo ashaka kumusuhuza. Turahuye, ngeze hano nsanga ashaka kwiyahura, byanjyanye kure, byambabaje. Gusa ntabwo namuciriye urubanza, ariko byambabaje. Icyo namubwira ni uko yakwihangana ko na nyuma ya zero Imana ikora. Umwana ni wowe umurera? Umwana ni njye umufite. Watangiye kumurera ryari? Mumaranye ukwezi n'iminsi 3. Birakoreye se mama wanjye? Ntabwo biba byoroshye, ariko inshuti nicyo ziberaho. Nicyo ziberaho. Ikintu kimubwira mu masegonda 30 Immaculée? Icyo namubwira ni uko nyuma ya zero Imana ikora, kandi ko kugera kure atari ko gupfa. Nagira ibyiringiro no kuba tutangiye kubona gutya muri kudusura mudufasha, Imana byose izabikora. Nagere kwihangana, ntagere kwiheba. Urakoze cyane. Okay, nawe urimo mu twazamukanye tuza gusura Immaculée. Uyu munsi wamubonye, uko umubonye nuko umusanze, ukimubona uko nguko niki byagukoze ku mutima? Immaculée rero ntago ari ubwa mbere mubonye, inshuti ye ndamusura kenshi, ahubwo icyantunguye cyankoze ku mutima ni ugusanga ashaka kwiyambura ubuzima. Biragoye, biravuna, ariko birashoboka. So
buriya umuntu hari ahantu umuntu agera kumva ko byanze ariko nk'uko uriya mubyeyi yabivuze na nyuma ya zero Imana irakora. Numva namugira inama yo kugira ibyiringiro ko twamuhabaye hafi nk'inshuti, still turacyahari, n'abandi bazagenda baza ntakihebe. So ni icyo wabwira no Imakire nk'inshuti yawe? Namubwira ngo nihangane, nta kindi wavuga sauf kuvuga ngo yihangane. Umwana we mukomeze mumwiteho. Yego. Kandi Imakire mumwiteho. Okay. Tunazamuka wambwiye ko mama Imakire mwacuruzanyije. Hano ubuzima buranze pe bumeze gutya. Yari umukobwa mwiza mucuruzanya. Wowe tunazamuka wambwiye ko Imakire mwacuruzanyije. Kandi mucuruzanya nkuko bigaragara yari umukobwa mwiza pe w'ikimero cyiza nkuko bitubwiye n'ibiro yari afite ono wangana gutya. Kumubona nk'umuntu mwacuruzanya kenshi mu isoko abantu mbabona mucuruza muri abagore beza, ukabona yarabaye umwana gurayekebona yabaye nk'umwana w'imyaka 16 gutya. Ni iki bigukora ku mutima? Njyewe nk'umuntu umuzi kuva kera twirirwanaga isaha ku isaha twabaga turi kumwe. Nukuri birambabaza cyane. Birambabaza cyane ku buryo mutekereje no kurya birananira. Gerageza kumusura nkakora ibyo nshoboye. Ariko tugera hano kubera ko twari tuje kumureba, njye mbona n'umamurera umwana dutuye mu gipangu kimwe. Twari tuje kumusura yatumye ngo aze tumuzanira umwana musura tumusuhuze, dusanga agiye kwiyahura. Numva birambabaje cyane. Mbese buri kintu nkora muri make numiwe kandi nabaye. Gusa nyine ntago byari bikwiye ko yakwiyahura kuko buri teka duhora tumubwira ko dufite ibyiringiro ko azakira. Ibyinjye birahari kandi Imana irakora iranabishoboye. Nk'abantu mwacuzanyije nawe ni iki mu muteganya cyangwa se muvuga mushobora guteganya umubone ko hari akantu ngamushabikira mu mufatanye cyangwa mugeze kubikoraho nabwo ubushobozi bwabuke? Ewane agitangira kurwarana mbere ajya hashika twarifatanyije tuterateranya buri wese uko ashoboye. Twabonye amafaranga hafi 150 ajya hashika mbere. Mbona ni isaha buri wese icyo abonye aramuhereza, buri wese icyo abashije aragikora. Ariko nyine kubitewe n'ubushobozi buri wese aba afite, nyine aho icyo tubonye nicyo dukora, icyo tubashije nicyo dukora. Ariko tugerageza kumuba hafi kandi tunamusengera. Icyo nababwiye nkanjye mwarakoze cyane kandi mukomeze mukore mujye mushaka ubushobozi bukeya muri ko mwamugezaho. So Imana ikomeze bamugisha. Wakoze cyane. Noneho tuzanga twabonye namwe muri abaturanyi beza nga tuganira ndeba ku ruhande abana namwe murimo kurira muri kwihanagura. Imakire mubanye mutangaha cyangwa se mubona mute? Imakire tubanye neza ariko ikibazo twaje kugira nuko yaje guhura n'uburwayi tukaba nta bushobozi twabashije kubona bwo kugira ngo tube twamuvuza aho bwari bugereye ubushobozi bwarashize. None ariko kubera ko natwe twababonye turi kumva dufite icyizere ko ashobora kuzakira. Ni icyo usaba n'abantu badukurikira cyangwa se Abanyarwanda muri rusange? Ikintu nabasaba nuko mwadukorera ubuvugizi mukareba ko uyu muntu rwose atatuvamo burano gucya mu gitondo tukaza kurunguruka niba atavuyemo umwuka ahora arira atubwira ngo tumukandire hano mu mbavu uko wicaye umwicaye iruhande ni kanda hano wirekeraho. Twageraho natwe ahubwo amarira yakatwica, twageraho tukavuga tutaho bigeze ntabwo ari buramuke. Ikibazo akavuga ati imiti bari bamuhaye yo gutuma atari kuribwa yabaye ishize, none ubu yashize. Mbese uri gusanga ari ikibazo natwe tukabese nta kuntu twabona. Mama weho Imakire muri ubwo buribwe bwe ni icyo umufasha cyangwa se iyo ari kuribwa ni iki kigukora ku mutima? Ngewe iyo ari kuribwa nanjye numvaga mbabaye cyane kubera ko igihe cyagwariye agwaye igihe kirekire imyaka 3 irashize. Ubwo ikindi cya kabiri niko mugabo we nawe ahari yiwe yarazaga akamubwira mbese ndagura apfa gutyo niko amubwiraga cyari makuka agaceceka ariko ndagunja ko umurambo gwawe hano genda zaje gupfira iwanyu. Ibyo ngibyo bikadushingura umutima. Ariko kuva tubabonye kubera ko ubufasha ndaho bwava ubwo turabonye tumva turishimye
mbese cyane cyane aribwaga cyane akavuga ati none ndapfuye birarangiye, imbavu zikamujya, za nguvu zikongera zikamujya, mbese ukabona ndakigenda. Ariko umugabo we ndabona akifuza yuko yava mu mubiri, mbese ibintu ngibi. Ko ni ikigali no kumureka. Mama wowe wambaye ingofero, uburibwe nk'ubwo ngubwo butoroshye, akenshi imibiri ikunda gukurana kumva hari ikintu bikoze. Ni nk'ubuhe bufasha ugerageza kumugenera igihe uri kubona ameze gutya? Ubufasha ubufasha si ko natwe nta kuntu tuba twimereye. Hari abantu benshi babona abantu nk'amwe, umuntu ubabaye bakumva ko uhora mu buribwe cyangwa se mu gahinda cyane, cyangwa se akumva ko umuntu nkawe atakwishima. Gusa birashoboka ko umuntu unababaye ashobora gucishamo agaseka kugira ngo ntibabaze cyane, si bishoboka? Ashoboka. So nkanjye rero ikintu nkunda cyane nka Piyonika, ntabwo mba nshaka kugira ngo uko natangiye interview ariko nyisoza niba naganiriye n'umuntu ubabaye mba nshaka kumwereka ko n'ibyishimo bigihari cyangwa se ibyiringiro byo kwishima bigihari. Niyo mpamvu nsoza interview nishimye n'uwo muntu. Mu kwishima ni gute? Nkora challenge, nkubaza utuntu turatuma duseka tugasoza twishimye, ku buryo nugera n'ahantu uravuga uti ko ibyishimo biracyari koko, nanjye nshobora guseka. So uri tayari kugira ngo tubikore? Tayari. Uri tayari? Akantu ka mbere ugiye kumvugira, uramvugira ngo tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. Ntibishobora. Ngaho gerageza, sibyo? Uvuge nka tubiri basi, uvuge ngo tout ce que je sais wenda basi. Gerageza. Mbona bingoye. Birakugoye? Okay, nta kibazo. Uzi Icyongereza? Yeah. Wapi? Kuva narwara byose byaragiye. Okay, ngaho nyibwire basi. Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'intara zingahe? Kandi gusubirize. Intara enye n'umujyi wa Kigali wa gatanu. Ono akanyuma nakangaka nakabwiye mu Gifaransa akavuga mu Kinyarwanda. Uvuge ngo nishi kibiri cya nyira bibiri mu murimo wa Kabirigi. Nishi kibiri mu murimo wa Kabirigi. Ibyo byo ndashaka kuseka, sibyo? None birabaye. Urakoze cyane, Imana igumugisha. So bari ku cyangwa Legacy TV murabona ko twakoze inkuru babaye ni agahinda biragaragara, ariko ku bantu nk'abangaba ibyiringiro biracyahari. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo dusoye turi guseka, abone ko ibyishimo bigihari ntawe mu buzima bwo kwigunga. Nawe ashobora kwicara muri bwabo barebwe akaba ashobora guseka bitewe n'ikintu runaka atekereje. Nibi ngibi nkora niyo mpamvu bikorera. So ndagushimira ko subscribe kuri Legacy TV uhereye mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'u Rwanda. Iyi nkuru irababaje cyane. Umubyeyi akeneye ubushobozi miliyoni 1.5 ni nkeya cyane. Ufite ijana waritanga, tekereza tumugati miliyoni 12. Ono hita kuba igiceri cy'ijana turi miliyoni 10 tukazitanga ni make. Wowe wica amazi ubushobozi ufite cyangwa se ubufasha ufite, ahubwo emera ko byose bishoboka tuze kubikora. Still nitwa Piyonika Suez, mama wacu tumusengere kandi tumufashe. Mama, Imana igumugisha. Murakoze Imana. Bizaza gukira kandi bizashoboka byose. Ntugire ukwiheba, ntuzongere kugerageza biriya. Byose birashoboka. Ntabwo nzongera. Vuga uti Imana ihimbazwe kandi ikozwe mu ijuru. Imana ihimbazwe kandi ikozwe mu ijuru. Amen. Amen. Yego.